ibitambaro twakozwe n'abana b'abantu, ntabwo ari Imana yadukoze. Genda gake ziri igikangisho cyo gukora ibyaha no gukora mu jisho ry'Imana, kuko uri umusirikare ufite amanyenyeri, umugore wawe ahangayika yicuza icyatumye agushaka. Ushobora kurinda igihugu ariko kurinda urugo rwawe bikunanire, koko ubyare hirya no hino umugore wawe umuhangayike. Ko bamwe bari kuvuga ngo Riziki Shatari yafashwe, yafunzwe. Riziki Shatari baramufashe, Riziki Shatari yahunze, Riziki Shatari yahanuye ibintu ahita ahunga, Riziki Shatari asize hanuye ubuhanuzi ahita ahunga igihugu. Mu by'ukuri ubu buhanuzi Riziki Shatari yahanura bukamuha guhunga igihugu, ubundi yavugaga iki? Yavugaga ku biki? Byari bijyanye n'iki? Nibyo tugarutseho rero muri iki kiganiro cy'umwanya mugufi utari muremure, ariko tubigarutseho ku rwego rw'uko hari ubuhanuzi buza kandi umuntu urwanya ubuhanuzi. Ngira ngo rero mwese mumaze kumva ibinyamakuru byose biri kuvuga Riziki Shatari. Igaruka ku bajenero n'abajenerali n'abakapiteni n'abamajoro n'abariyotona. Ngira ngo Riziki Shatari ubwo yabihanuraga byakubitanye n'ibi bihano byose rero bita biba umujyi umwe. Ni nacyo kiganiro tugarutseho udukurikiye. Ari ubuhanuzi Imana itanga, ari ubuhanuzi bubabaza, ari ubuhanuzi busenya, hari n'ubuhanuzi Uwiteka anyuza mu bantu muri Kristo Yesu, ari ubuhanuzi bwubaka, bushimisha abantu bakanezerwa bakagira amahoro. Niyo mpamvu video urayibonye, ntabwo ari ibintu nje gupapira, ngira ngo uriyumviye. Uyu ni Riziki Shatari. Riziki Shatari ni umukristo mu itorero Pentecost of Rwanda, akaba umuhanuzi, akaba n'umuvugabutumwa. Uyu akaba n'umukobwa ngira ngo ntarashaka, ariko uyu munsi tuvugana na isaha tuvugana, Riziki Shatari ni umuntu abantu baziho guhanura cyangwa se amagambo akakaye ameze nk'amwe ya Yeremiya. Ngira ngo abantu benshi bazi Riziki bamutinya, bazi Riziki afite ubuhanuzi bumeze nk'inkota igera ku muntu igahita ibaga igakeba ikamenagura igahinguranya. Uyu Riziki Shatari rero je niwe ngarutse muri iki kiganiro. Ariko kandi nanone niba wumvise neza ubu buhanuzi buje, wari kuvuga ko abo bafatiwe ibihano yarabizi, ari kuvuga ko ibi bihano byabayeho Imana yari ibizi. Icyo ndacyemera rwose, Imana nta kitazi nta n'ikitazamenya. Imana ishobora byose, izi byose. Haleluya. Icyo turagihurizaho twese ko Imana yari ibizi. Ariko nanone si cyo ndi bugarukeho. Riziki Shatari ni umuntu wagerageje kenshi kubaka urugo, ariko hazamo imitego, hazamo kidobya, ntibyamuhira. Kugeza ubu aracyari umukobwa, kandi avuga ko adashobora kwiyanurisha ibyo kurya by'ibwami. Yego, haba hari ikihe kibazo rero kibuza Riziki Shatari gushaka umugabo? Hamwe bamwe baravuga bati ni Imana ye imubwira ngo uzashaka umugabo ngo uhaye nkweretse. Ahandi bati igihe ntikiragera. Ariko se koko nta myaka afite, ntabwo aruzuza imyaka? Ngewe ngira ngo imyaka arayifite, kandi ngira ngo imyaka Riziki afite imwemerera kubaka urugo mu murenge no mu rusengero no muri sosiyete nyarwanda. Riziki Shatari rero ubu turi kuvugana, ngira ngo mu makuru aheruka gutambuka, yego, hacicikanye video ahanura ibijyanye n'amanyenyeri n'amapeti n'amagarade atandukanye, hagaragara cyane ko ari kubaza ngo ntigeze avuga igihugu, ntiyavuze n'umujenerali uwo ari we, ntiyavuze n'umusirikare uwo ari we, ariko yavuze ati umuntu ni gute utazi kuganza urugo rwe ngo ategeke urugo rwe, ategeke igihugu? Iryo jambo naryumvisemo. Arongera aragaruka aravuga ati eske niba nanone icyo tucyemera, umuntu yahawe inyenyeri, ariko se ni umuntu mugenzi uzimuhaye? Ni Imana izimuhaye? Kamasijo
niba rero Yesu azajya aza akimika abasirikare sindakimenya, ntabwo nasobanukiwe, muze kuntahuza. Niba Yesu Kristo yemera ingabo kuko nawe igisirikare agitwereye ikindi aragishyigikira, niba hazabaho ko n'igisirikare gisanzwe Yesu ari bubaha inyenyeri, sorry ntabwo mbizi. Ariko we aravuga ati ntabwo ibi bintu mbyumva, simbisobanukirwa, simbitahura. Yego, umuririmbyi umwe wo mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza yaravuze ngo mirongo 77, murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mu ijuru, utugirire ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru, hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mu ijuru. No mugiye tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mu ijuru. Tuguhaye ikaze udukurikiye, iyi ni Imbabazi TV 3, ukore subscribe cyangwa se sabone. Muri iki gitondo habyutse inkuru cicikana y'ubuhanuzi bwa Riziki, butari bworoshye cyangwa se bitari byoroshye. Natwe rero iyi ni inkuru yabaye agaterera nzamba cyangwa se akasamutwe, ni inkuru rero n'ubuhanuzi buri mu gihugu, mu ntara, ahantu hatandukanye uri kubona umuntu ahanura, si n'abanyarwanda gusa, ariko buno ku mbuga nkoranyambaga haragaragara cyane ibijyanye n'ubuhanuzi cyane, bamwe bagaruka ku ntambara, abandi bagaruka ku buzima rusange, abandi bagaruka mu bitandukanye. Reka nanjye rero ngaruke, iyi ni channel yanyu mukunda kandi rwose mugaragara ko mudushyigikiye kandi mwishyigikiye, aho rero ujye ukanda akazogera kirabure. Mu by'ukuri rero ngira ngo ADEPR niyo yabyaye cyane hano mu Rwanda abitwa abahanuzi, ariko ibabyara ubufasha bwo kurera buba bugufi cyangwa buba buto, ariyo mpamvu hari abahanuzi benshi bazagwa mu cyuho, bakagwa mu maboko ya kayizari zitandukanye, bakabasa n'abagongana. Ni ubumenyi buri hasi bwo kutabangikanya Uwiteka Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Ndemera ko Imana yagutuma kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukajyayo ukamubwira ubutumwa Imana iguhaye. Ndemera ko aho wanyura hose utanga ubutumwa. Ndemera ko Imana Data ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko hari uburyo ibyo bintu bitwagwa
mu murongo mwiza bitarinze kuguteranya n'igihugu cyawe n'abantu bawe, ndetse bitanaguteranyije n'abaganza mu buryo bw'umubiri, muri siyanse, muri politiki. Shatari, Riziki Shatari bamwe bari kuvuga ngo yaba yafunzwe, yaba yafashwe, yaba yatorotse. Natwe turi gutohoza amakuru, twizere ko ari amahoro, nta kibazo kindi cyagaragaye. Ariko ababuzi imbaraga zabo, harimo abantu banemera ubuhanuzi n'ababwanga. Koko hari nk'umuntu uhanurira, wamubwira uti Imana iguhaye ibi niba ari byiza, agatura agakoma amashyi akaririmba akanezerwa. Noneho wavuga ibibi ati hagarara ubone uri umwanzi wanjye. Donke rero ngira ngo rero abantu barimo baravuga bati Riziki Shatari ari hehe, ngo telefone ye ntigicamo, nta kigaragara, ntari kuboneka. Riziki Shatari njye nkeka ko nta Rwandeya yagiyemo, nta modoka yamujyanye i Bugande cyangwa Kenya cyangwa Urundi cyangwa Kongo. Riziki Shatari ari mu Rwanda. Abantu bose babivuze, abantu bose njyewe ndaza gushakisha Riziki Shatari kandi ndamubabonera kuri iyi cano, ndamubabonera kandi azaduha ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Koko igihe tunahuye twumvikana abantu bajya banasaba umwanya wo kwigisha hano no kubwiriza no gusenga kuri Cana Imbabazi TV 3. Umuntu wanga abayobozi baba b'idini, baba ba leta, kandi Imana yarabashyizeho, Imana ibakunda, ntabwo hano wahigisha, ntabwo bishoboka. Yangarutse rero muri uyu mwanya dufashe ngo tubabwire ido nido ry'ibyo tuzi tunumvise. Riziki Shatari yahanuye ubuhanuzi bukakaye, bukomeye, bufite imizi. Ubuhanuzi umuntu wese yumva, injereri zikavuga mu matwi ye mu buryo butandukanye. Riziki Shatari yahanuye, yahanuye ubuhanuzi abantu bose, bamwe banyandikira kuri WhatsApp, abandi bampamagara bisanzwe, abandi baca imbogisi hatandukanye bavuga ubuhanuzi wabubonye, ubuhanuzi buvuga iki, dusobanurire, ese nibyo hatumwe n'Imana, ese si byo hatumwe n'Imana, urabivugaho iki mukozi w'Imana? Ubuhanuzi bwemerwa busohoye, kandi uhanura bameze nk'indogobe, nta kindi kintu kindi abashigaje uretse Imana ishobora bingahe byose. Riziki Shatari rero ubuhanuzi yahanuye, ngira ngo yabuvuze en general, nanjye mbanjeho akavideo urakabona. Yabuvuze rusange, ariko ntiyavuze igihugu, ntiyavuze umuntu, ntiyavuze nyirabwo. Bwabaye nk'uko wamena amazi mu mugezi, ayo mazi niwe wavuga ngo wavuye muri iyi soko. Yamaze kugera mu yandi ahinduka ayo nyine agezemo, kandi amenshi aganza amatoya. Ngira ngo urantahuye neza cyane. Rero umwanya n'akanya nk'aka rero twe dufashe nuko tugiye gukurikirana amakuru ijambo ku rindi, tukamenya Riziki Shatari niba yahunze cyangwa atahunze, niba ari mu Rwanda cyangwa atari mu Rwanda. Buno tuvugana nagira ngo mbe mbashubije amakuru ahagije, yaboneka nko mu byo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Turaza kureba Riziki Shatari rero icyo abivuga aho aherereye, haba kuri telefone, haba kumubona amaso mu yandi. Ciao ciao, shalom shalom.